ni ibiryo bibi ndiye niki ngeze mu rugo ntangira kuruka uwo munsi wa mbere uwo munsi ese muri iryo joro wari wasangiye nabandi kumuruga barandoze fe reka badukurikiye mwese ngiye nararozwe kugira ngo nemere ko narozwe nabavuye no kugenda nataye kumva nahindutse muri ngiye uwo munsi wahavuye umutwe watangiye kubona ego nangira kumva mu ndatitira mu nda byibuka ego mushiki wanjye yaraje namwe ati naguri mu njyama ibintu byo kutarya ibintu byo guhora utitira ibintu by'umutwe ibintu byo nahoraga hari umubirizi wa mubirizi bavuguta wandikira babaga inka irwaye mu ntawunywa nkaruka ibintu byo mu nda nari nungu n'amazi nuko tuba turabwira abantu rero mwabantu mwe ibintu ko mwumva turimo tubiganira gutyo mukagira ngo ni ibintu byoroheje natinye inshuti pe mukagira ngo ni ibintu byoroheje abo twirirwa nabo tugerana narabatinye pe mukagira ngo ni ibintu byoroheje ibi bintu birimo ubugome bubi cyane urafata umuntu ufite abana umuruga bro umuntu ufite noneho abana ishyire ngakwe wowe uri aho ngaho wowe wabikoze ishyire muri side nawe reba bikore reba nimba ari umugore wa cyangwa n'abana ba cyangwa bakuru ba cyangwa basaza cyangwa ari we bari babikore iminsi 2-3 kubyuka byari byanze iminsi 3 nta kurya mfite makuru ko urimo nguranaruka ibintu by'umukara genda naje kugusurega ndabyibuka fese namare ngo fereke impera cyape nta kibipe kuko mukanda bize nindamuka yambaye ndatanye mite mbabara umutwe utangira ujye mite numvise nyivana wanjye ndabizi isi yose ngenda bizi kuko twarabanye nge ninjye umuntu nari nkuri ruhande mfite amakuru neza yuko mpagazeho navuyeho ko warozwe uvuye kuri RIB aratangiye warozwe uvuye kuri RIB uvuye kumva nayo waje nk'umutangabuhamya mu kiregwamo uwitwa uretse ikirego kiregwamo uwitwa Kaganga nanjye nagiye kurega ariko yareze umugore we nanjye nagiye no kurega urwango rwawe nawe urwango rwawe rwa Kaganga urumva wamuhoza rwaturutse erega rwatangiye icyo cyumvikanye iby'umwana siya tambeshye urwango rwawe uriya mugabo siya honest abantu uri kureba iyi kamera ni abantu bagukunda inshuti zanjye babwiza ukuri n'amakomatire mwarabiye babwiza ukuri mwabicaka ku ruhande nubica ku bandi ndahita mbivuga nta kibazo mwapfuye ikiwe na Sadunda ikintu twapfuye na Sadunda yes uyu munsi turi tariki 23 kwezi kwa 11 uyu mwaka 2023 nta kindi kituzanye hano imbere ya kamera zacu mwe muratubona mwe murabonaho umugabo usanzwe umenyereye kuri iyi platform ndetse niye bamumanyije ntekereza yuko ari bamwe mu twagiranye ikibazo bamwe mwagiye mumenya bimwe na bamwe n'abatabizi bugiye kumenyera hano bigiye binyuranyiranye rero siyaka tujye kwanyira igihe yafatiwe kuko ikiganiro giheruka mwarakibonye amaze iminsi igera mu cyumweru n'igice gutyo ego kuko ibyo washyiragaho ntago ari ibiganiro niyo muvuze gutyo nyine ego urumva ni bihamazemo iminsi bigoye agiye kutuganiriza rero sinzi ukuntu turi bubitangire igihe wafatiwe numva ariho twahera mbere yuko tujya muri kese z'ibindi biri inyuma tuza kuganira kuri Muhoza na Kaganga uburyo tuza kubiganira tuza kujyamo deep abamaze iminsi bakuvuga nabo tubaganireho ushaka kutabameshoninga ngo tubavuge ariko nyine turaza gukura mu rujijo abantu bakunda Isiaka tubyinjiremo gute warwaye ute wafashwe gute hari ryari Imana ishimwe kandi Imana ihabwa umugisha kandi Uwiteka ashora byose Uwiteka niwe ufasha imfubyi n'abapfakazi niwe ufasha ababaye abarwayi bari kwa muganga Uwiteka niwe ufata umwanzuro w'ibyakubaho byiza dore ko nawe Uwiteka twifuriza ibibi ibyiza n'Uwiteka kubishyiraho n'igeno n'Uwiteka kurishyiraho ariko reka mansuze abakurikiye Kigali nibuze 25 ntabwo nzo kuba muri ya intro rero nibaze kuza kwikanga se ko twumva Isiaka ari wa wundi agaruye agatege vuba ego no muri community yanjye muri community nashyizemo ko ndwaye mutaza kuza kwikanga mwumva ijwi rye yari bisanzwe nyine atoye agatege ntago nyine afite imbaraga bisanzwe nkuko no kwihagararaho mbese bya kigabo rero nimuze kwikanga mutumva umugore Fatuma yaramaze iminsi amuriho ariko yagiye mu kazi uyu munsi ego nahano wansaze abagabo umugabo ari umugabo
arimo arihagararaho mutaza kuza kwika mu bavuga bisanzwe nyine atajya kugarura agatege ariko turaza kumenya uburyo ajya afatwa twinjize muri story yawe abakunzi ba Nyirabagaciro bo mu Rwanda no hanze y'ibihugu Canada, Saudi Arabia, Oman, abarundi mwese sharap rwose neza komeze neza abari mu ntara ya diaspora mwese ndabakunda cyane mwambaye visi n'abantu banyeretse urukundo rurenze kuko wagiye kugikora kubera ko bari bahora bakubaza baribaza ndihe turagukunda siyaka bite ego no niyo mpamvu tuvuze ati reka dukore iki kiganiro wihangane ubashe kuba wagira nyine nanjye baraza kumva nubwo ubwo gamira nyifishe kuri platform baza no bari buze no kuza kutubwira baza bati ubujya na Norias ikiganiro muramwumva mute se tuzajya wenda tugaruka dusesengure runaka ikiganiro so marabyibuka hashize iminsi itari mikeya narageranye beef n'abantu bagiye batandukanye muraza kwihangana mwarabyumvise ntago nza kuvuga bari bo nta mpamvu zo kuvuga umuntu ndakeka benshi babizi barabizi nta mpamvu zo kuvuga umuntu murabizi ko mu isi bakubwira ngo ugere neza wigendere ineza isanga imbere abanyarwanda bakunda guca imigani ngo uwo mwami yahaye amata yamwimye amavuta n'ikindi kintu abo umwami yahaye amata niba bamwimye amavuta urabona iyo umuntu aguha amata iyo uramutse ugiye kuyacunda havamo amavuta kandi iyo amavuta yariye bigenda neza niyo yisize mu mubiri abantu bavuze amavuta y'inka iyo wisize ku mubiri bigenda neza cyane wenda nuko bamwe bavuga ngo aho muri kundi kuntu bigira ko burya iyo mavuta yawe ntabwo ndi kumva twabihera gutyo abantu bafite amatsiko impamvu ngubwiye gutya nahemukiwe n'abo nitaga inshuti nemukiye n'abo nitaga inshuti za hafi zakadasohoka abo twasangiye ubusa twitana ibisambo abo twihirinze muri zino YouTube abo twahaye rugari kuri YouTube kugira ngo isi yose bamenye abageze mu iterambere kubera ceketo burgereka kuri ino si ntago wakizamura ntago afata ngo uyitereke ari fondasiyo abo twahaye fondasiyo bageze kuri byiza bageze aho bagera ngewe muri bino byumweru binagiranye ikibazo n'abantu bajya batandukanye ariko bari kujyana nayo ikibazo hashize igihe natangiye kumva muri njye nta bushake bw'akazi mfite wowe wumva ntangira kumva nta bushake bw'akazi mfite twaryamye bifu n'abo bantu barenze 4 ntangira kumva nambaraga nkumva nashaka kwiryamira ibitotsi nkahorana n'ibitotsi nkahorana n'isereri nkumva ko kuna none nangwa n'inzoga najyaze mu mutima wanjye yakunzoga nkanywa amazi bikanga nkarya bikanga ariko nkaba ati sinshaka kunywa inzoga nubwo mwajye mubyumva byinshi ngo wenda ngo kazi nkora mva nasinze burgerega ntabwo wasinda ibyo utabonye kandi ntabwo wasinda ibyo utaguze ariko ubwo businzi ngira ngo iyo umuntu abuvuze arabugaragaza niyo hari ikintu wenda bakoze runaka urabizi ibintu byo mu rukiko berekana ibimenyetso by'ibyo ukurikiranweho mwajye mureba byinshi bagiye bababere ku byaha baregwaga bagasanga atari byo nazize inshuti ishyari ry'ikinyamakuru cyanjye mfite cyanjye bwite nanababwire yuko aka kanya ibiganiro bindi hari umudasipora wangiriye ubuntu angurira cana ebyiri arambwira ati siyaka nabizi ufite cana yawe ugenda hari ukora ibiganiro ndabizi ko ngerega turabana wabinganirijeho arambwira ati ofisi hari umuntu wo hanze nawe ushaka kungurira umukobwa namusuhuje ari muri leta zunze Amerika ashaka kungurira nawe cano yego ariko kuzisporta zombi bizangora nzashaka undi muntu nzashyiraho ariko nkajya mba muri ruhande bajya banazibona bajya babona ibiganiro bimwe na bimwe bikorerwaho n'undi muntu ariko gusa umuntu we nta kibazo dufitanye pe n'imbere y'Imana ntayo muri sisiya reka dukure abantu mu rujijo siya vuga ngo reka dukure abantu mu rujijo ikiganiro heruka kimaze iminsi 13 wowe ubwawe uri kuri mikoro yego nicyo giheruka vuga ibyo nanenze kandi byo by'ukuri ke n'abakurikiranye byabaye mwabonye ko ntago icyo giheruka aheruka ikiganiro cy'umukobwa cyanditseho ngo Kigali umukobwa aratabaza mu karengane mu karengane yagiriwe mu karengane yakorewe niwumviye inkuru uragira ubwoba mbega icyo kiganiro giheruka siyaka ariko gushyiraho nyuma yawo siyaka mwongeye kumbona
ntabwo wongeye kugaragara kuri platform yawe ubereye umuyobozi. yego Siaka yafashwe ryari, wafashwe uti? nafashwe ku itariki 15 ufatwa mu buhe buryo? nafashwe nk'uko nakomeza kubivuga. Yego. no gusinzi no kuba nagira reka dusonera abantu. Ni ibintu wanyweye, ni ubutegano. Njye nagiye ahantu sangira n'umuntu turarya, urumva mwajiye cocktail urayizi zino zizivanze, ndazibona zirazivanzemo amaji. turya n'inyama zitwa ibiti. Igiti barakibashye, inyama ndende imeze neza mu Rwanda utayize muzazibona. Noneho uwo munsi nasanye n'uwo muntu, twe turi abantu batatu, hari abajyama babiri nanjye, kandi abajyama bani inshuti zanjye magara, nimumva nk'inshuti magara muri kariya indi ni bamwe mu bakoreshaga ibiganiro, babandi twaje dukorana byinshi byeta bakoreshaga ibiganiro. Ubwo se sonyetse ubwo nabo byagenze neza kutubwira hasi nawe niba arabona nabo niba nawe ari uwo baketse niba bonekeje reka tubyihorere bise wenda kuko muri iyi minsi wari umaze iminsi kuvuga mu masaga y'abantu bagiye batandukanye gishiye tandukanye. So nabyutse mu gitondo numva nakisitege nashaka kubyuka, mudamu kambwa ati se wabyuka ukajya mu kazi, navuga wapi mfite umunaniro. Nabyuka nkajya koga ngiye kwambara nkahita numva ibitotsi byadanje, mbese nameze nka ya nkoko irwaye umusinziro. Kristo namaze iminsi 2 ndwaye umusinziro, none nkajya nicara ahantu niciye ngatangira gutitira. aho wicaye ngatangira gutitira. uwo munsi ufatwa? Yego. None umuntu arambwira ati genda mu bagoroza bamuki amakara, ugura amakara urebe niba batarakoroza. Yego. Banza gupinga uwo munsi bukiye bwaho. Unase uwo munsi waraye babana twa twaganiriye uwo munsi abo bantu waketse guteka ari bo bavuyemo. Reka duhere umunsi wa mbere. Uwo munsi mbavuyemo icyo uwo munsi wavuye nibwo waraye utitira? Uwo munsi nabavuye no kugenda nataye kumva nahindutse muri ngiye. Uwo munsi wahavuye umutwe watangiye kubona. Ego. Nangira kumva mo ndatitira mu nda. Abase ni ibiryo bibi ndiye niki. Yize mu rugo ntangira kuruka. Uwo munsi wa mbere. Uwo munsi ndaje bukiye mu gitondo urumva umusinziro uraza. Bya kwita 15 gutyo z'uko kwezi. Ego. Urumva kuko byari ari hamaze iminsi igira nko muri 3 babonye saga z'ibyaberaga muri no mihanda Kigali kuri YouTube zitandukanye, Siaka Muhoza, Siaka Sadunda, Kaganga, Siaka Sadunda, Siaka Bande, Siaka bakobwa, Siaka bakoresha ibiganiro nyine abantu benshi garabarongora nibyo kuri kubica ku ruhande. Siaka kuri kubica umusinzi, Siaka muzarebe neza ibiganiro akora aba yasinze. Ese kuko se ntabwo inzoga ko twagenanye kenshi ko nakoreshejwe n'ababosi benshi bayatandukanye. Ninde muntu abonye inzoga izo nzoga nywa aho nzimwera nimba ari byo koko abantu twe dusangira agahiye nago bafata n'agafoto bayatumwa abadukurikira kuko wari foto warekuye ya pasiteri yitoza kubijyaho nyuma. Hari foto wafatwa tuno muntu koko abadukurikira. Kato twigarukire kwirwara rya televiziyo nyuma urafashwe Siaka urarwaye uwo munsi urahavuye. Ese muri iryo joro wari wasangiye nabandi? Reka tuyego kubavuga fize kuvuga umuntu je nagiye muri ribu ndasobanuza ni nabana beza abantu bakora mu rwego rw'icyaha. Niba ari abantu mwagiye mubana ubwo nabo twase kabisa nagayina gusa bumve kari abajama ikintu nzicyo niza nuko Siaka yafashije abantu. Umwe ni umusore n'undi n'umugabo. Uretse mvuge ikintu nzi neza nuko Siaka kuri iyi mihanda ya YouTube wahindura abantu benshi ubuzima cyane benshi pe ubendura ubuzima ubakura ku gataro, bamwe bakura mu buraya nyuma barakwihinduka, abandi bavana mu kazi ko mu rugo, bamwe bakura mu kazi ko mu rugo. Ibyo bintu byose warabikoze, bamwe ukabakorera ukabendura ubuzima ukabashyira imifuka y'imiceri. Ibyo byose ni ibintu byakozwe n'uyu mugabo Siaka afite ibigwi byinshi. None barimo baramwitura abo bantu bose yakoreye ibyo bintu kumuruga barandoze fi. Reka badukurikiye mwese ngiye nararozwe kugira ngo nemere ko narozwe. Ejo bundi hari umuganga bandangiye ko njyango na gahunda n'abaganga bagiye batandukanye. Bamwe nkasanga ni bamwe ngasanga ni bicupuri nyuma umuntu akambwa tobona gukoresha ibyaje bakavuga ati uriya muntu mwiwe ikintu nagukundiye cyo kure nuko nzi ko iyo wamenyaga ko umuntu ari umweso nagongeraga kuba uhita gukuraho nimero yiwe n'ikiganduka nagisiba cyo nkakiraho izindi nomero kuko bari abantu
araguhamagara uba ufiteho nimero yawe tunakiriyenga ibyo bintu sibyo ari abantu batwitwemo umwikomo bari abantu twagiye dukorana nabo bakabahemukira tukibara kumenya ibyo bintu iyo twamenyaga ibyo bintu abantu duhamagara ari babiri batatu nimero twazikuragaho n'ikiganiro tukagisiba hanyuma abo bantu twe twabakuye mu bantu bacu mu bantu bose mubona baca kuri platform yacu rero abantu bagiye bahemukira bakaturakarira ni ukuri mutwihanganire natwe twagiye tubimenya nyuma natwe ntabwo twari twebwe rero iyo umunyamakuru yumvishe inkuru runaka ariruka akajya gukora ko nizo twakoraga inkuru noneho twamara gusoza inkuru twabona ibintu umuntu akoze twabatse waduha nimero yawe hanyuma noneho akajya n'abantu bazaba baguhamagara ko tubonye umuntu umufashije neza mu buryo bugaragara mwagiye mubibona video twagiye ducisha hano abantu bose bagiye bahamagara abantu bakabahemukira ntabwo twe tuzi yuko ari abisikoro tubasabye imbabazi reka twigarukire kuri ibi byacu byo kurwara urarwaye ubukeye bwaho waryamye utise nakubwiye naryamye umutwe ishusho ya mu gitondo wari umeze ute mu gitondo byose umeze ute gahunda nefite gahunda yo gukora 350 umuntu yari yambaye icyaka cyo kumwamamariza kandi wumve rero abantu badukurikiye burya ntimugakunde kuvuga cyane mu bantu mwita ngo inshuti zanyu njya babona ndi kumwe nabo nanabarate ko ngiye kubona kampanyi ngiye kuzajya namamariza ikinyobwa runaka narababwiyemo ngaho ubwo urumva birangiye mu tondo abantu batwangiriye iyi mihanda abantu Imana niyo nkuru ariko ntago ari bose batwanga iyi mihanda abantu badukurikira twe baradukunda ndabizi ariko abantu bo muri Abanyarwanda tugira ishyari abantu bo muri iyi mihanda n'aba YouTubers tugirana ishyari ni ukubera ikizi n'abadukorana ibiganiro batugira ishyari ufasha umuntu umukuye mu bukozi bwo mu rugo ngiye ntago ingero z'abantu mwakoreye amakwe uri kunyumva ubukwe mubakorera imirenge uri kunyumva nyuma bintu babituye sisi twabisongo reka tuvugane umuntu umwe nawe twacyafitanye ikibazo baretse kumuvuga uri umuntu wo kwiturwa ku rugo ako ndi mubifi nta cyunca nyine uri umuntu wo kwiturwa ku rugo n'ibintu wabakoreye umuntu ukamuhindura ubuzima umukuye mu buraya ngenda muzi mfite ubuhamya bw'uwo muntu nubwo atazi imbere ngo abivuge ariko ariko bazaza bakavuga nubwo atazi imbere ngo abivuge ibintu wamukoreye abantu wagiye bahuza bakaba abagore n'abagabo bien ukirukanwa mu kazi kubera abo bantu so umwe si babiri si batatu ni benshi twadukucya mu mateka nimujya ushaka kubyamira muri YouTube barekamo ishyaka manaje ibiganiro byose uzagenda bireba n'abo bantu bose shyaka twigarukire mu gitondo wabyutse umeze nabyutse nameze neza mu mutwe nimundatitira mbabara mu nda ibitotsi bya hato na hato umugore ati wagiye kwa muganga nabwo ati basanga nyine ari ibyo nariye wenda bikangwa nabi iminsi 2 kubyuka byari byanze iminsi 3 nta kurya mfite makuru ko urimo ngura naruka ibintu by'umukara genda naje kugusurega ndabyibuka ese namare ngo fereke impera cyape nta kibipe kuko ndamukanda bize ni ndamuka yambaye ndatanye mite mbabara umutwe utangira ujye mite no bisenye vana wonge ndabizi isi yose ngenda bizi kuko twarabanye ngende njye umuntu nari nguri ruhande Shimira Imana uri muri ruka ibintu by'umukara cyane ariko hari umuntu wo hanze wambwa ati syaka marinde bari abantu kugira ngo nimwe w'Imana ngo umugisha bati birinde none arazambwa ati njye gusubizanya nabo bamwe na bamwe bihorere cyagenze neza namaze iminsi 5 fits kuva mu nzu byanga ibaze noneho hari ngiye mukuru w'umuryango sifite impanga enye se nego n'umuhungu barazibonye wagiye uzerekana cyane abanyeshuri se sibiga se nago se nishyura inzu se ubusa umuntu ushaka ngo utumuryango babayeho kubera nyacaka kumenya uburwayi bwawe mpaka ukize nabone nakira nyine apaka worohewe paka worohewe ari umuganga wandangiye no njyewe tuye step by step ntabwo nagiye siyaka mu gitondo byarangiye ni muri cyo to numva niriwe nabigize yize mbabara umutwe numva mu nda ndi mu nda tetere numva kare bisanzwe umugore ati jya kwa muganga nta kibazo asanga ibyo binariye abagabo byo kwihagarara noneho bucya mu gitondo umunsi wundi ukurikiye wa kabiri genda byibuka wamamagaye saa 6 z'ijoro ugira ko utameze neza nanakuba ati fisi nta bihumbi 10 ufite urumva ndakubwira ati rose yakana amafaranga afite nawe umerewe nabi nabwo cyese rukwira amafaranga afite pe buciye mu gitondo nibwo naje kukureba yego
ni wanjye ntabwo wari waheruka nararimutse nsanga umeze nabi naje n'ubundi nsanga umeze nabi basi umugabo ndamufashe iki YouTube ntirahemba ntagira amafaranga afite abamo turi ku itariki ngo 10 ngo n'eshanu twe turi mategeko kandi ngo duhema 23 cyose umuntu usaka kuko ndamufashe iki mbona ukuntu umeze ngiranya babonye 5,000 nabyibuka narabisize ndabasesya ibyo birabaye waje kujya kwa muganga ute korokora n'amafaranga ufite we kwa muganga hari umuntu wavuze ngo iyo ugiye kwa muganga barakoroze bagutera ushinyura ngo nsiga abana banjye none rero ikindi kintu bagira ngo sinzi kuntu nihebe abantu bankurikira bati ninjye kwa muganga apfa abakunzi baje bamenyere show bamenyera uburyo nsabana n'abantu bamenyera uburyo nivugira bamenyera uburyo nitwara bagize n'ibiki hashize iminsi 3 ku itariki 20 ndabyibuka yego mushiki wanjye yaraje namwe ati ntabwo uri bone njyama ibintu byo gutarya ibintu byo guhora utitira ibintu by'umutwe ibintu byo nahoraga hari umubirizi wa mubirizi bavuga wandikira wawaga inka irwaye mu ntawunywa nkaruka ibintu byo mu nda nari nungu n'amazi by'umukara nuko tuba turabwira abantu biri mwabantu mwe ibintu ko mwumva tumo tubiganira gutyo mukagira ngo ni ibintu byoroheje natinye inshuti pe mukagira ngo ni ibintu byoroheje abo twirirwa nabo tugerana n'abatinye pe mukagira ngo ni ibintu byoroheje ibi bintu birimo ubugome bubi cyane urafata umuntu ufite abana umuntu ufite noneho abana ishyire ngakwe wowe uri aho ngaho wowe wabikoze ishyire muri side nawe reba bikore reba nimba ari umugore wa cyangwa n'abana ba cyangwa bakuru ba cyangwa basaza cyangwa ari we bari babikore siya reka twikomereze ku itariki 20 mugiye kwa muganga ku itariki 20 umushiki wanjye namwe ati kugira mu baganga benshi waje tukaye bakajya kukuvura havuga aba nizeye n'abaganga babiri ariko ntabwo bari n'abari cyangogo kandi naho ugira icyangogo ni amafaranga menshi rero tubyo nuko ndabize amafaranga ufite wapi ubona amafaranga abanyeshuri bagiye ku ishuri bagusize iheru byari danje wa muhungu wawe yagusize iheru yiga muri interina n'abandi biga ntabwo biga muri leta urumva biga muri prive ndabizi byarangiye hari umuntu ntabwo twabashyira kuri kamera barahari hano ntabwo bazaza nubwo nanjye ntabwo muzamubona hano hari umuntu uba muri Kenya mu nsengero amasengesho arahagije n'udashoboye kugusengera nagwambwa kugira inama runaka ubuzima bukendereye ariko ubuzima buri financial bwo bagufashe pe ntabwo umeze neza aha umva abantu bakadukunda imani no mu byiza reka nkushimisha afite stress reka ibyo kuba wararwaye abo bantu imana irabareba nandi fisi mumuze mujye kuri subscribe imana irabareba abo bantu hako bajya kuri domo TV mukore subscribe imana irabareba urumva ibareke imana izabihere inkoni yabo irabizi imana ubuzima urimo hano n'ababari ariko ntabwo bava ku isi byo wakoze gufata umuntu w'umugabo ufite abana bane ukamuruka imyaka 17 nganye n'umugore mwica pfe abantu bahinduwe n'iki ntakundi siya kuvuga ibintu gutaruka nyine imana irabareba reka ibi tube tubirekeye aha imana izabaha n'ukwabyo ariko njyewe mfite amakuru neza yuko mpagazeho navuyeho ko warozwe uvuye kuri ribu uratangiye warozwe uvuye kuri ribu uvuye kumva nayo waje nk'umutangabuhamya mu kirego kiregwamo uwitwa uretse ikirego kiregwamo uwitwa Kaganga nanjye nagiye kurega ariko yareze umugore we nanjye nagiye no kurega ahubwo reka ngusobanure neza ahubwo byari bimeze nari nagiye kurega namuhoza Kaganga yagiye kurega Kaganga wagiye kurega Kaganga nawe ndi muntu wagiye kuri channel ya Cancer byakavuga ibyo ntago ndi bumuvuge kandi wa muntu wambara amajipo kandi no muntu yagiye wambara amajipo kandi nanone yafashe Kaganga aragenda amushyira kuri channel ya Ransebye nabwo aragusebye yenda muzamura wambara amajipo baramuzi ntago nagiye kumurega ariko nyuma wewe okay wahuye na muhoza ugiye kure kandi ira foto nari kumwe na muhoza Kaganga aho nari kumwe nanone nababa nita inshuti sibyo babandi n'ubundi babandi bagomba no muri bibu nabivuze ko abo twaje bafashe ira foto ariho nitaga inshuti timo turasanya kabisa nagahiye kandi turi muri gahunda z'akazi pe kuba Kaganga na muhoza baratandukanye ntabwo bivara ko nabandi kumwe abantu bakuri urujijo abantu babakoreye ubukwe ugiye no kubatandukanye umva ibyo bibaho kuko abantu bagiye batekereza kuri
ariko se umuntu avuga ngo buriya bukwe wabugize mu ruhare Siaka bari abantu inkwano nazo aho wabakuye urahazi ngo ntabwo najyanye inkwano ariko niyo makuru ahari kandi none si cyo ni ikibazo n'ideni ryasigaye naryo nararijyanye abantu bajye banariza urumva abantu bajye banariza nyine bajye babyumva neza banabireba abantu bajye banariza urumva umuntu umukoreye ubukwe ugiye no kumusenyera abantu bagiye banariza ariko se ko urwego rw'igeza hari buri waruhari sibyo iyo umuntu agusenye ntago ujya gutanga impamvu umuntu agusenye icyambere namufatanye n'umugore wanjye baryanye mu buriri bwanjye sibyo cya kabiri namufasha ari muri rogi ntibababonye batubonye cya gatatu yansomeye umugore kandi mbana n'umugore wanjye nta byabaye ntago babibonye abo bantu uretse ahubwo umuntu ari ibyo mu rugo byose arabimaze ubuzima buranze ese utekereza iki cyangwa ukeka ko Kaganga ibyo bintu yabaretewe n'iki kubitekereza ari icyo bita depression yego ibintu bikubayeho urumva ugatekerezaga uburyo wari wizeye umugore wawe n'uburyo wamukunze n'amateka mwanyuranyemo nyuma ukaza gutandukana nawe urumva kwiyakira bikajya bite bikanga none se siya ibi bintu gatoya utekereza ko ibi bintu byatewe paramike nyine bigatuma biba binini urumva mbona ntanduri bajya bavuga ngo ntanduri ivugira induru ku ntanduri ivugira ivugira ubusa ntanduri ivugira imusozi ubusa yego utekereza ko ibyo bintu Kaganga yari bitewe n'iki mu bantu bose mwagendanaga mwari kuri y'abantu banini erega kuki batatekereje uretse kuki batatekereje Kiroso kuki batatekereje Kenny kuki batatekereje Rugamba bagatekereza wowe n'abandi bagiye batandukanye reba ukuntu umeze Kaganga utekereza ko yabitewe ubundi namenye Kaganga duhuriye rwa Rutabura akira muri filime ari inshuti mukobwa yitwa Koko ariko Koko urumva ari nka mushiki wande wa Kaganga nyine mu buzima bwa buri munsi bahuriragamo nkuko nitwa twabogaga Gitumo kera barabizi nicyo gihe hari inkuru nagiye gukorera Koko arimo aravuga ibiryo hari umunyamakuru ko hano mu Rwanda ntabwo namuvuga urumva wamukoresheje ibiganiro bavuganye 10,000 akamuha umucyo akamwambura nicyo gihe umunyamakuru yansabye ko nkora icyo kiganiro nagikuyeho pe niwe nahure na Kaganga dutangira gukora iki kandi ikintu kibabaje baza bagusaba ngo wampaye interview dutangira ansaba interview nito rwa Rutamande kwa Riderman muhita mukora nanjye kora plaque buretse gato n'icyo mwiza Siaka abantu ntabwo bakeneye kumva uburyo wahuye nawe yabitewe n'iki ibyo bintu kubitekereza nyine nabakoreye neza ndabahuza umugore n'umugabo nyuma biragera bakwituye inabi bahindura bajyaga mu birori bajyaga muri expo umuvandimwe kanga ati tujyane sibyo tukajyana urumva nyuma bazaga no mu biganiro ngabakoresha ibiganiro nyingora ku muvandimwe Kenny bagusabaga ibiganiro byibuka niba kuri Dream TV no kuri Kigali Trend niho nyakora no kuri Kigali 250 nawe tukihakora urumva je nabamenye Kaganga mumenye kuri Kigali 250 akora nakoraga ibiganiro ko president gakundwa no hanze akaba amafaranga ariko urumva twamenyanye urumva ari mu biganiro muhuye na Muhoza na Kaganga mitambahuza ngashire na Shushu muri Prague nayo nyikora Prague abadukukiye barabizi birangira abantu bikundaniye birangira aba diaspora bangira ikizire banyuzaho amafaranga uretse pisi banyuzaho amafaranga biriya ntabwo ari Prague ndavuga bya kera aribyo twabanjemo bya kera mana 2019 biriya ni love story y'abantu bakundanaga niko twazikoze ntabwo zari Prague ahubwo twarabikoze batuganiriza ubuzima bwabo nyuma barakundana n'abadukurikira barabize video mwabonye tujya kubagurira imyenda za Nyamirambo urumva ku isoko ryo mu Biryogo n'ibintu byinshi twabakoreye ariko aka kanya ntabwo uri kutuze ikintu siya urwango rwawe nawe urwango rwawe rwa Kaganga urumva wa Muhoza rwaturutse erega rwatangiye bajya gukora umurenge umuvandimwe avuga ati Kaganga avuye Muhoza ishyaka si mukeneye mu murenge sinyene kazamura kamera niko yavuze baza Kaganga ati kubera iki ati ngiye nago mbishaka ariko nabwo nza kumenya ko ari umunyamakuru wamubwiye ati reka nkavaringa no murenge ngenyine ndakwishyura 100 urumva ntabwo umunyamakuru makeneye ibyo byari zo mpamvu ariko ngiye nk'umuntu utananirwa urumva byaranye nanjye naguyemo mu mashusho nyafashe ujya produce murashwana turashwana urwango rutangirira uravuze ngo okay abantu babyumve neza uravuze ngo wowe
we na Kaganga mwapfuye ko mwakameye ubukwe bwe kandi batabishaka ariko kubera none se biza okay icyo cyumvikanye iby'umwana naravuze ngo buretse gato naravuze ngo gutse umuntu twabanye nabaye hafi adashaka ko nkavaringa umurenge urimo urajya deep iby'umwana rero iby'umwana rero ni kwa kundi ese pisi sara abadamu benshi twisanzura ishyaka nkunda ibiganiro byawe ishyaka ngino numeze nkwanda kanyenyeri sibyo ishyaka uzadusure mu rugo dusangira umuceri ukajyayo ukarya ukananywa urumva ishyaka couple yanjye na Muhoza turasohokera tujyane sibyo ishyaka urabona abantu hanze baragukunda ndetse no yawe nyina abantu hanze bakunda barakora ibiganiro dukoresha ibiganiro abantu bajya baturemera niko bakubwiye bagira babaremera urwo abantu rwaturutse ahubwo hari igihe Kaganga abonye amafaranga menshi yahawe n'umuntu wo hanze atarabana na Muhoza arumva buretse gatoya urimo uranyobya winyobye ndakuyobya gute jewe icyo cyasobanutse okay urwango rwanye na Kaganga reka icyo cyasobanutse mwapfuye yuko ufashe video ye ku ngufu sibyo yego icyo umwuka mubi wasohotse wawe nawe w'umwana Kaganga yaje gushwana na Muhoza baratandukana sibyo byavuzwe ko ari we byagize mu ruhare nawe okay kandi gusobanura iyo washatse dukeneye nyine numva wewe nta kintu wishinze njyewe ikintu mbiziwe ntacyo wishinze Muhoza muzanye nk'umuntu wafashije mu buzima agahindurirwa ubuzima yararimo Kaganga nawe muzanye gutyo kwa muhinduriye ubuzima akava mu buzima yararimo akajya mu bundi ariko bose nawe yakoraga mu biryabarezi ngenda byibuka kera ndabyuka akora mu biryabarezi yego nkeneye kumenya iyo nkuru yuko umwana wa Kaganga ari uwawe yaturutse he uwo mwuka wavuye he bamaze gutandukana urumva batamenye icyabo aho ngaho ntabwo hari haraje ibintu ngo umwana wa Ishyaka ngo umwana agasanga Ishyaka nyine ibyo bintu bivuyeho bamaze gutandukana nase dise amakuru abantu bambiraga Kaganga buretse gatoya ngo icyo cyatumye biza byose ndimo ndakumaramo n'imbaraga pe kandi wirwariye Ishyaka iravuga ngo uriya mwana nego uriya mwana ngo nuwe koko isa uriya mwana koko ni uwawe cyangwa ni uwande cyangwa ni uwa Kaganga ndavuga rero ibintu muramumbaza ngo umwana ngo turasa ngo nasuka Kaganga nkavuga rero kugira ngo udakomeza kunsakuriza no kuvuga kumbaza amagambo mwayo ajya atandukanye anaca intege n'aya magambo ashaka kunsenyera niyo wanjye byari byarahageze nkabati kugira ngo mu rwego rwo guca amazimwe niyo gukomeza umuntu avuga amagambo menshi urakubwira amagambo menshi yaravuze ngo umwana wese ni uw'umugabo kuko na ba mama batubyaye ba data batweretse ntabwo tuzi karibu n'uwanjye nuko wavuze nivugira gutyo yego bitajya bizamuka inkuru bibaye kimomo muri za nshuti n'abanyamakuru nyine bavuga ngo nasu wawe Imana yazama umukobwa nicyo kintu wabwira abantu bari kwibaza ngo nabyo umukobwa umwana ni umwana nyine siya nicyo kintu wabwira umwana ari uwanjye najya imbere Kaganga apfuka we Kaganga umwana wanjye naraguhemukiye mbabarira umwana ni uwanjye wamuma nkamurera urumva waratarukanye n'umugore inshingano z'umwana zikanjyaho urumva umwana ni uwanjye ariko abantu badukurikiye uriya mwana si uwanjye gusa ikintu cyaba ariko abantu dukurikiye gusa nk'umuntu wafashije uriya muryango icyo kirasobanura umuntu wafashije uriya muryango ufite ubushobozi Kaganga akagira ikibazo namufasha Muhoza amamuga akabatura umwana yabuze amata urumva kandi wari inshuti y'umuryango urumva nta bibiri ufite cyangwa nta bitanu ufite tugura umwana amata nese siya naya mwaka gura umwana amata utekereza iki kuri kiriya kiganiro bakoze none se bagikoreye mu banzi banye no mu magambo nese siya ese umuntu w'umugabo afata mugenzi uriya mugabo yambika ijipo kandi ari umugabo ko nzi yuko uriya mugabo koko ese nawe uzi byinshi byivugira buretse ko nzi yuko uriya mugabo wamufashije ibintu byinshi yagize atya aba ba inshuti n'umugabo witwa Kenny iri dirimuti bibwiriye uretse ko mbivuga agize atya amufashije ubuzima amukuye mu buzima bubi yari arimo amutuje mu nzu nziza televiziyo Kenny yabimbwiye afite agahinda ariko ati man uyu mutipe uri uretse uyu mutipe uri kumpemukira gutya ko namufashije ibintu byinshi kamukura mu buzima sibyo bwari bubi nkamuhindura ubuzima ahora nyinginga ajya mu nzu nziza gura gaza yaba mu nzu nziza mwaragiye mubibona ibyamubaye ego uzi ikintu yamwituye bivuze ngo mutipe
ni memuke ndamuke niko je namwite Sadunda aramwita memuke ndamuke bande banshime memuke ndamuke we arahemuka agahita nyine birarangiye ibyanjye ni ibigi binashakaga bitewe n'ibintu abonye yakoreye Ken umuntu akuremeye ubuzima ugiye hanze umuporopoje ko mukorana akazi yanze kugakora yanze ko mugakorana mu partnership nyine yanze ko mukorana umwituye kumusebya rega bapfuye umwicirizi cyagiye kigano yampaye ari Bugande umvikiro Ken ngo bapfuye Ken yaragiye hanze Sadunda ngende kumuvuga Bugande niwo mwivugira ngende kumuvuga abakunzi bacu do bifisi yaya ntaribi ari hanze ahamagara Ken arambwa se Ken ko hano hanze nyina ashobora kuba nabujya nkora content najya nkohereza ukajya impemba byakunda Ken nk'umuntu nk'ubusinessman nka boss approach umuntu yamuhaye ntiyayemeye kandi umuntu afite uburenganzira bwo gukoresha gukorana n'umuntu ashaka ndabeshya se turacyakora niyankoreshaga ego si byarangiye se nturiho se turabura tugana Sadunda kuki yabikoze kuri none abonye Ken birarangizanyije ageze kuri wowe mise siya Sadunda we mwapfuye iki urwango rwawe nayo rwavuye kandi mwese agukora ibiganiro nka biriya byagenze ahubwo vuga ngo kuko nayo aya tuje dukoma umusyo dukame n'ingasi namusubije rimwe siyaka ugaragaza reaction ugaragaza ko abeshya abantu naje kwerekana ari umutinganyi naje kwerekana ubwesikoro buretse baze tuzi ikibazo cyanjye wamugaragaje neza yuko ari umutinganyi atari umutinganyi ari n'umusinzi atari pasiteri nyuma y'ibiganiro amajije kurekura ntabwo nakirebye cyose ntabwo nkize gusa kuri thumbnail abantu babona wari uriho nawe uhita ukora reaction werekana ifoto ari gusinda ari umusinzi ndabizi nagize ko ndanywa inzoga siya tambeshye urwango rwawe nuriya mugabo siya honest abantu uri kureba iyi kamera ni abantu bagukunda inshuti zanjye babwiza ukuri n'amakomatire mwarabiye babwiza ukuri mwabicaga ku ruhande nubica ko wenge ndahita mbivuga nta kibazo mwapfuye ikiwe na Sadunda ikintu twapfuye na Sadunda yageze mu gihe avuga ati siya kutanyishyuye ikiganiro ngiye n'umudamu wanjye kugira ngo aze kuri platform aravuga sinzongera kuguha ibiganiro Sadunda ko nimba nishakisha kandi nawe ndabizi urakara nabi ko mba nishakisha ko nta bushobozi mfite mwana wa mama wandimeye n'ubundi ko twabaye mu buzima bwiza n'ubu tukabubanamo mwabanye mu buzima bubi kuko wamuhaye ibiganiro by'ubuntu nawe utakwishyura ese fisi ubu ikiganiro kimwe kuko reka ngoye nk'urugero ukuntu ikintu namukoreye kirenze kugira ngo ubyemere byo kuri RBA ati ruba kwiyamagariye kugira baguhe umwanya uvuge bro urishyura yego kugira bagukine kuri Kiss FM bro urishyura ugiye kwamamaza bro kugira ngo ukine kuri Flash FM bro urishyura mbanye kuri contact urishyura hari n'abanyamakuru dukora kuri YouTube abantu baza mu biganiro bishyura ego urangije umuhaye platform aravuze nyuma ngo umwishyure nese mugiye 2020 nicyo kintu mwapfuye fisi amadolari 20 nayakura he kuri buri muntu ubwo n'umudamu we ni amadolari 10 n'undi ni 10 cyangwa nicara hano amaguru iyo fanti yo kunywa n'ibiki nose waba wayinjije nese ndayabona cyane imibereho ni danje nangura nicyo kintu wapfuye Sadunda agukora ikiganiro nose ibyo ngibyo okay gira ikintu uvuga ko icyo kiganiro bagukozeho tunagana ku musozo kira kiganiro bankozeho ibyo mwabonye byose sibyo nibihuha ubishizeho ikintu cyanyacyo nanagisobanuraho iriya foto Sadunda yerekanye ko namuhoza nibyo mwari muri kumwe twari turi kumwe n'umuntu mwakoranye yego kandi yaraje no muri diru z'akazi akazi nari muzanye mu karapfa n'icyo gihe umuvandimwe yari ahari sibyo n'icyo gihe umuvandimwe twe tumwe n'abandi bageze muri 5 urumva ahubwo simenye ko nari maze iminsi nyine naraza kumuha amafaranga urumva nakora ibiganiro batamubona simenye ko ahantu undi nawe arimo arashaka iki amafoto afotira kugira ngo agende yereke Kaganga ati siyaka bari kumwe nande namuhuze twabikubwiye yerekanye ko ari mu bantu baguteranyije na Kaganga yego yerekanye ko nari mu ndanywa inzoga kandi ira ni panashi nakuze ni Kigali n'umuntu ndayinywa uwo wasebye ugasebye umuntu ngo umuntu arimo kunywa Primus ngo umwana akonga Primus ugiye bukakufite mushiki wawe cyo kwa kufite umugore wawe cyo kwa kufite abavandimwe no bazabyara nabazabyara ubwo bari abeshya abanyarwanda ngo abeshya abanyarwanda ngo n'umutinganyi ngo yataye umugore arabeshya kandi nabari abajama nimbona umusiramu abantu mwihangane no saba nk'inzoga saba abakirisi no banywa inzoga nimuze kugira ngo n'umujinya wadukoresheje ntago ari umujinya ntago ari umujinya ibintu turi kuvuga
byari bimaze iminsi biri nasabye ko azambara ipantaro byari bimaze iminsi nasabye ko azambara ipantaro buretse gato nasabye ko azambara ipantaro kamwe neza byarabaye byari bimaze iminsi Siaka biri kumurya ahora binganiriza akambara ati fiafi koko ntabwo nshaka kuvuga namufosinze kuvuga ibi bintu munanyihanganye ninjye wamufosinze mwagiye mubona platform mwagiye mubona content nyinshi bagiye bakorana kuri YouTube yabaye mucoma uriya mugabo si umutinganyi please ngiyo by'abanyarwanda nabe really hit yashakaga basi yayibonye yo kwereka kuyobya abanyarwanda yashaka kuzamura cyane ko byarakunze maneke kuyobya abanyarwanda sibyo azero ntabe straight abo umuntu wumva azasabira imbabazi abanyarwanda nako nashaka kuzunga na Sadun anakore Prophet Manzi akaze Prophet ndashaka tuzahora tukaganira nk'abavana Imana bikarangira mukongera mukajya kuri kamera gutya ese umuntu afashe umugore n'umugabo Nusya reka nkubaze uzumuntu ukubwira ngo Chris nasanze Siaka mu kurongora umugore wawe atari byo uwo muntu aba kwifuriza neza wapi ubuse ujyanye ugasanga umugore yasarishije yakwitiye nabi kandi aramugiriye ako njye no muri ribu narabivuze Siaka reka tugana ku musozo twavuga bugacya sibyo tuzagaruka umugore wawe yabunye biganira bya kera ati narwaye se tuvugana se yakumva umugabo wari barimo umuntu avuga ngo imboro ngo Siaka ngo reka nyivuge gutya umukozi wari barambwa ati nta aricyo abanyarwanda tuzajya twumva se bivuge witinya kuvuga kuvuga ngo igitsina cyane ngo kizazana uruhare Siaka nkoresha ibiganiro ndabarongora Siaka nakoraga mekanike imodoka nakoraga nkazirya piyesi mu biryogo hano haruguru iwacu hari gereza nimwe mfite nafungiwe bako nibye hari unyiri imodoka wamenye ntaravuye muri mekanike icyawe muri mekanike uzi icyari cyo n'umuntu ayikora ariko nuko mfite abakiriya banjye mfite imodoka yawe ngimbe yaguhetse umugore wacu gute ngimbe yaguhetse mukahita ntabwo mbyibuka urumva bafana bacu ibintu byose bavuze iyo mwijisho byose Imana nizamira iriya foto yo niyo kuko ifoto ngo yereke Kaganga ndagira ngo yerekane ibizibiti ariko byo kugira inyuma ateranya abantu reka tugane ku musozo abantu batagize icyo basobanukirwa muri iki kiganiro twagiranye nge nawe urarwaye ntabwo nshaka kugutindira wongere nkore kuruhuke sibyo ariko abantu bagukunda ubuzima bumeze nabi urarwaye uraremba banagufatanya na biriya bintu bagumye baranakuvuga stili unirwariye bakavuga ngo bihuwa byagiye bivuga ngo shene si yawe yaba atari yawe birabareba nagarutse worohewe mo gake abantu bagukunda bakwemera reka amahirwe y'abantu ntagarama wese n'inzano nkababeshyira ngo mu views nta mpamvu yo kubeshya abantu ntabwo twabeshyira abadukurikiye ikindi kugira ngo tuve kuri icyo kintu tunasoza munamenye ko bino bintu byanjye na Sadunda na Kaganga byafashe intera ndetse na Kaganga yitabye ribu sitasiyo ya Rwezamenyo Nyamirambo mwumve ko ibintu bitanoroshye nabakurikira statize mwabonye ko yayipostinze anjyanye muri ribu ya nama mgarangwa gusa wera muza mugiye kumfungisha sera gaterekera kabomba kukana wayo abantu mwabanye natwe reka tubashimire muri abagaciro nukuri comment zangu zaba zikenewe mu biganiro byacu mujye mutugira inama ibyo twahindura ciao ciao